nagira ngo rero nsabe itorero Ireme Art baze batugezeho umukino baduteguriye. Ireme Art ni karibu. Reka tubibutse u Rwanda rw'abanyarwanda, igihugu cy'umunyarwanda wishimye, aho umunyarwanda yasuhuzaga mugenzi we atamwishisha kandi yishimye, aho abanyarwanda basuhuzanyaga bagahoberana ibyishimo bikabagaragara ku maso. Ngurwo u Rwanda twahoranye. Abanyarwanda bagiraga imirimo itandukanye ndetse n'imyidagaduro. Abanyarwanda barabyinaga, abasore bakamasha, abakobwa bagakubura, abandi bagacunda amata, bakaboha imisambi, abandi bagasekura. Ndetse ku gihe cy'umwero w'imyaka abamama bagosoraga ibyeze, abasore babaga bahekana amapyisi, abandi bakirana. U Rwanda rwo hambere barahingaga kandi bagahinga bakeza. Abasaza bakinaga igisoro mu gihe bicaye baruhuka. Habaga hari abasore basinywe, habaga hari abakobwa bajya gutashya, maze ku kagoroba abanyarwanda bamaze kunezerwa, ukurukuba kwabo bakoraga inkera. Mu Rwanda rwo hambere babaga bishimye, umunyarwanda wese yabaga afite ibyishimo, yishimiye mugenzi we, mbese bagaseka ukabona rwose barakeye. Abanyarwanda bo hambere barasuranaga ndetse nta wishisha kunywa, barasuranaga bakaganira, bakagirana inama ndetse bakungurana ibitekerezo. Umunyarwanda wabaga yishimiye mugenzi we bitewe n'uko babaga barabanye, yaramugabiraga, yamureberaga ibikingi, akamuha imisozi, maze ibyishimo n'igihango cy'abanyarwanda bigakomeza, imiryango ikishima, bakabyina bagahamiriza, reka reka sinakubwira. Ntabwo byaciraga. Iyo bamaraga kugabirana imisozi, bagabiranaga inka, maze cya gihango cy'abanyarwanda kigakomeza kwaguka. Unezerewe bamaze kumugabira, yateruraga intama agashimira umugabiye, ibyishimo bigakomeza. Abanyarwanda kera bari umwe, barashyingiranaga, uwibunaka agashyingira uwibunaka,
agafata umukobwa we akamushyira umuhungu wa runaka, bakabana kandi bakabana neza. Ibi byose uko byabaga, umunyarwanda yishimye amerewe neza, hari uwabirebaga ntibimunyure. Umukoroni yaraje arabireba biramurya, abyigaho arabitekereza, atangira kutwinjirira gahoro gahoro, yiga amayeri yo gutanya abanyarwanda. Yumvisha bamwe ko atari kimwe n'abandi, ababibamo urwangano rwakuriye amacakubiri. Ariko abanyarwanda babanje kwihagararaho, bakomeje guturana inkangara ndetse n'ibiseke. Byose niko umukoroni abireba, agakomeza kuribwa mu mutwe. Ubumwe bw'abanyarwanda n'urukundo basangiraga ntibyanejeje umukoroni habe na mba. Nta kindi cyakurikiyeho. Umukoroni yakoze uko ashoboye kugira ngo atanye abanyarwanda, ariko kandi yabigezeho. Yeretse abanyarwanda ko batari bamwe, abumvisha ko nta mpamvu yo gukundana cyangwa kubana neza. Ababyumvishe nabo batangiye kwiremamo udutsiko, amacakubiri abahawe intebe, baratatana karahava, abanyarwanda barangana ndetse bangana urunuka, batangira gushondana ndetse no kurebana y'ingwe bitari byarigeze kubaho mu Rwanda. Nguko uko jenoside yahemberewe, intandaro ibaye umukoroni washenye ubumwe bw'abanyarwanda. We had our country. We had our beautiful country. Our country before the colony was a very peaceful country. Every Rwandan wished to stay. But there comes the colony, and they started bringing hatred. We started looking at each other. Rwanda has a despicable history, but it's our history. We have to live with it. That's why today we are all here. We are here to remember our country, our pre-colonial country. We are here as Rwanda. We are here to remember. Abanyarwanda barameneshejwe bajya hanze y'igihugu kandi barahoze mu gihugu cyabo gitemba amata n'ubuki. Abanyarwanda batashywe n'ubwoba kandi bari iwabo. Abanyarwanda babuze aho bahungira kandi bari mu gihugu cyabo. Abanyarwanda babuze amahoro y'imitima kandi bari mu Rwanda, bari mu Rwanda rwa Gasabo. Abanyarwanda babuze aho bihisha. N'igihe amajwi menshi yavugaga, ubwo wari wuzuwe n'urwango, yakomezaga kubwira ababwira ati nimukore, ababwira ati nimukore. Icyo bitaga gukora kwari ukwica abatutsi, kwari ukubatwikira no kubarira inka. Abanyarwanda babura amahoro. Abanyarwanda babura amahoro, babura n'aho bikinga. Ibyo byose byakomeje kuba, umututsi arazengerezwa, umututsi ata umutwe. Abashoboye barahunga, abo ni abagize amahirwe. Ibyo byatugejeje muri 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga, maze abarenga miliyoni bakica, imiryango myinshi ikazima.
bicaga babikoraga nta mpuhwe, aho bashinyaguriraga n'umurambo ndetse bakajya guhinga n'ugisigayemo akuka kugira ngo bamurangize hatazagira urokoka. Umugambi wari umwe kandi wari mubisha, wari ugutsiye mu Mututsi badasize n'umwe, habe n'ikibondo iki kigitaguza kuko n'inda zikiri mu nda bazikuyemo. Ababyeyi bafashwe ku ngufu, maze abakoraga amahano bakigamba, bakabyina mu mirambo, bakabishima hejuru nk'abamaze gukora igikorwa kizima. Igihugu cyatembye imiborogo, imivu y'amaraso iratemba, u Rwanda rubicura burindi. N'uwarokotse ntiyari afite kirengera, ahubwo ryari ishavu n'agahinda. Uku niko Umututsi yababaye aranababazwa, kugeza igihe y'Amana yari yiriwe ahandi ikanaharara, yibutse gutaha mu Rwanda maze itahira mu Nkotanyi. Inkotanyi zo bakabyara ziraza zitabara n'ingoga, zireba abakirimo akuka zirabasindagiza, maze izo nkoramabi zirafatwa zijya kubazwa ibyo zakoze. Ibyago byinshi cyane kuko bakoze amahano batabashije gufatwa bose, harimo abatorotse bagacika Inkotanyi, bakumva ko kujya kwihisha hanze y'igihugu aricyo kizabaha amahoro. Et toutes ces âmes innocentes massacrées aux yeux du monde. Nous souvenons de tous ceux qui ont été massacrés, qui ont été sauvagement massacrés un peu partout au Rwanda. Nous souvenons les femmes, nous souvenons les hommes, nous souvenons aussi les enfants, nous souvenons nos parents, nos camarades. Il restera toujours gravé dans nos cœurs. Ils ont sauvagement massacré, ainsi les rivières couleront du sang. C'était vraiment une période de douleur
période de larmes, période d'obscurité, de dépression, surtout pour les Tutsis. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent attendre ça. Nous souvenons comment le pays qui était le pays du lait de la miel devient aussi le pays des rivières des sangs de Tutsis. Nous souvenons aujourd'hui à toutes les âmes de Tutsis, tous massacrés aux yeux du monde. En disant que c'est pas bien de choisir, donc ne fais pas si on te dirige ou pas, qu'on doit choisir le bien, pas le mal. Nous vivons avec beaucoup de douleur. Les uns ne connaissent pas leur bala. Les autres ne peuvent même pas voir leur corps pour les enterrer. C'est très douloureux. Qu'en dis-tu de cet écho de tristesse, de ces voix fragiles, des veuves orphelines et l'un dans l'asile, malades affamés, ils souffrent le martyr. Oui, tu connais la guerre, ça se peut pas avec tes frères. C'est avec du feuille du métal forgé par des tueurs. Nous sommes ici comme les germes. Nous sommes ici comme la force du pays. turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yarateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa. Yahitanye abana b'u Rwanda barenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Turibuka abana b'u Rwanda baroshywe mu bigezi. Turibuka abana b'u Rwanda bishwe urubozo, aho bishwe batemaguwe, abandi bakicwa impfu zitandukanye. Mucyo wabicaga yitaga gukorera abatutsi, aho imiryango irenga 15,000 yazimye. Ndavuga abatutsi barenga 68,000, mu majyepfo barenga 5,000. Ariko ni muhumure, ntibazazima twararokotse. Twibuke twiyubaka.
mfite ipfunwe ryo twirwa umwana w'umwicanyi. Data yari umwicanyi mu mwaka w'1994. Data yishe abantu, yica ababyeyi, atababariye n'ibibondo. Data ariko reka nkubaze, wari wasaze, wari ufite ubwenge buzima, ariko uwakubwira data nta hantu na hamwe mfite ndi, nta nshuti mfite, nta hantu na hamwe mbarizwa kubera wowe. aho ngeze hose ngo ndi umwana w'umwicanyi, ndi umwana w'interahamwe. Simutimwe kukwita data, ariko data reka nkubwire, abo wishe nubwo twateka ibere gashya ntabwo dushobora kongera kubabona. Umuryango wo kwa Habimana warawuzimije, uwo kwa Sebazungu warazimije. Kuna abana baho twakundanaga, dusangira runonko, tujyana ku ishuri, ariko urangije urabatsemba. Data reka nkwisabira akantu kamwe, gerageza uvuga abo wishe aho wabashyize, byibura nabo tubashyingure mu cyubahiro nk'abandi bose. Kandi nkubwira akandi kantu kamwe, ubwira nabo mwafatanyije abo bacitse bakajya mu mahanga. Ikibabaza nuko abo ngabo bacitse bakajya mu mahanga ari bo n'abambere kuyipfobya, bapfobya jenoside y'abantu. Gusa ndashimira leta y'ubumwe irangajwe imbere na FPR Inkotanyi, yo yaje yita ku byaha bya data yakoze, ntibamuhe ibyaha bya data. Unarize yigana n'abandi, ariko kandi namwe basaba imbabazi, saba imbabazi z'ibyaha data yakoze. Mumbabarire ndabinginze, twibuke twiyubaka. Ihorere Rwanda. Ariko mana, kuko ibyo bavuze ni ukuri, ko nakuze numva abanyarwanda bavuga ko wirirwaga ahandi ugataha i Rwanda, waragiye urarara baragusasira koko wibagirwa gutaha. Mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, nari naravuka ariko narabibwiwe. Mama yari umukobwa w'umwangavu, abagabo b'inyamaswa batari bagifite ubutima, bari babaye inkarabamaraso, abagabo batigeze babarira umusaza cyangwa umukecuru, mwibagirwa n'ibibondo, abangavu reka sinakubwira. Mama yafashwe ku ngufu n'aba bagabo ndetse barenze umwe, bari benshi. Si ibyo gusa bamukoreye, bamwanduje na virusi itera sida, nanjye birangije ndayivukana. Papa ndashaka kukwibariza, ndabizi wicaye hano ndetse n'abandi mwafatanije gufata mama ku ngufu. Ubu koko kuki wanze kuvuga ibyo wakoze? Kuki wanze kwirega ngo wemere icyaha? Papa, kuzi ko mama mwamusize rero nta muryango n'umwe, kandi muzi ko inda mwasize muteye, mwamufashe muri benshi. Ubu koko mwabikoreye iki papa? Ndabizi muri hano, basi mubwire n'abagiye bari mu mahanga baze, mwirage muvuga ibyo mwakoze ndabinginze. Sinzi wabo wa data ko
kuko mwamufashe muri benshi. Iwabo wa mama ho mwarahatse, none kubera ingaruka z'ibyo mwamukoreye ari mu marembera. Meze nk'agati katagira amashami cyangwa se ndi hagati nk'ururimi. Icyo navuga nisabira papa, wowe n'abo mwafatanije nimwemere icyaha basi mwerekanaho imibiri y'abaciri tubaherekeze mu cyubahiro. Gusa ndashimira FPR Inkotanyi ziyowe n'umugabo w'ingabo w'ikirenga, intore zirusha intambwe, baba yihutiye gutabara abakiri makuka bataranogoka. Ingoma yanyu niyogere. Gusa icyo nababwira, Rwanda mugongo mugari uduhetse, twariyubatse, abacaho umuranga w'ijabiro turacyariho, ikivi cyanyu tuzacyuza. Twibuke twiyubaka. Ihorere Rwanda, jaenje nimuzazima turiho. Ihorere Rwanda. Ndavuga umunsi waze kwira, ndavuga ijoro ryaze gucya. Igihugu cyibasiwe n'imiborogo, amajosi yibasiwe n'imihoro, amaraso y'abacu atemba ku butaka bazira uko bavutse kandi batarabigizemo uruhare. Ahari urukundo haje imyiryane, ahari ugushyingirana haza gutwikirwa. Mbega amata, nanjye ngo mata, mata wajimije izina, mata watembaga amata ku ruhimbi, ibyasi bikunamuka, ibibondo bikijuta. Kuki wemeye gutemba amaraso y'inzirakarengane? Twari abana nk'abandi, twatetaga nk'abandi, twari dufite ababyeyi, twari dufite imiryango. None ubu twabaye imfubyi, abandi babaye intwaza, imiryango myinshi yarazimye. Mana kuki wabyemeye? Ibi mbabwira ni amateka yaranze igihugu cyacu. Muri Mata umwaka 1994, ubwo mama yarantwite yitegura kunyibaruka, ngavugirizwa impundu nk'abandi babyeyi. Abo bagabo b'inkwara amaraso, mama ubwo si impande zose adafite uko yinyagagura. Ngo mureke tumubage, turi umwana w'umututsi uko aba ameze mu nda. Abandi bana barira bamaze kuvuka, ariko njye naririye mu nda ya mama bamubagisha imihoro ngo barebe umwana w'umututsi. Mama nuko natandukanijwe nawe, sinongeye kumuca iryera. Mubyeyi ahurije abiro, narakuze ndiho, ikivi cyanjye tuzacyusa kuko mwazize akarengane. Iyo ngeze mu gihe cyo kwibuka, muranerwa ishavu no kuba ntarabonye imibiri y'abacu ngo munyerekeze mu cyubahiro. Ese wowe wakoze ibi ngibi ko wasabye imbabazi ukazihabwa, igihugu ko cyakugiriye icyizere, twese twabaye bene Kanyarwanda, nyemerera tugusabe utwereke imibiri y'abacu tuyiherekeze mu cyubahiro. Ndashimira FPR Inkotanyi, ikirezi twahawe na Rugira, we dusanganirwa dutaha i Rwanda, ingoma yawe izogere.
iyo tuvuze kwibuka ntabwo tuba tuvuze guheranwa n'agahinda. Iyo tuvuze kwibuka si nabi cyangwa inzigo. Iyo tuvuze kwibuka tuba twibuka amateka yatambutse. mureke twibuke twiyubaka, ntimuzazima turi. Ihorere Rwanda. munyemerere ngira icyo mbagezaho kugira ngo mbone icyo mvuga muri ibi bihe birangora cyane, ariko mu mbaraga z'Imana ndagerageza ngira icyo mvuga. Imiryango yacu yarazimye, irazima pe. Babicishije amashoka, babicisha imihoro, abihishe mu mashyamba bakajya boherezaho imbwa kubavumbura bakabica. Ngaba bo bataye mu misarane. Abagombaga kunyita sogokuru barazimye, abagombaga kunyita marume abo barazimye, abana ba data wacu, imiryango yose yarazimye. Ariko ubushobozi bw'Imana, nigeze kuvuga nti ese Imana iracyaba muri iki gihugu koko? Ariko mu mbaraga z'Imana yaje kutwoherereza inkotanyi. Bavandimwe nkotanyi, muzahore muri inkotanyi, muzahorane ubutwari nk'uko mwatwaje mugakiza abavandimwe bacu. Ibintu byabaye muri iki gihugu ni indengakamere, ariko Imana ntirenganya. Hari abasigaye kandi babaye abagabo, na n'ubu bazakomeza kuba abagabo, ndabyizeye. Inkotanyi rero ndabibashimira cyane mbikuye ku mutima. Ubwo butwari mwagize muzabuhorane, kuko ngiye nta kindi kintu nabitura, ariko ndabashimiye mbikuye ku mutima. Ntimuzazima kandi duhari.
barakoze Ireme Art babinyujije mu mpano yabo bongeye kutwibutsa impamvu duteraniye hano uyu mugoroba.